bibaho ntabwo wamurenganya. Rigani rero twubahane sibyo vana ibintu byo gutisha ibintu byo kuryoshya showbiz ndarasa ku ntego maze icyo ushaka ibintu wavuze uzabikora aha ni mu rwego rw'imikino ubahana mu rwego rw'imikino iradiyo yubashye cyane niba waratebyaga bibwira abanyarwanda cyane uzava Kimironko ugera mu mujyi wambaye imyenda y'imbere gahunda irahari ntabwo ari iy'imbere ni myinshi ejo turashyiraho jezi ya Arsenal ubundi tunambare neza nyine hari ukuntu umuntu yambara neza nyine ubundi akajya muri parade dufite parade y'abafana ba Arsenal ku rwego rw'igihugu dufite urugendo rwo kwishimira intsinzi Iberi ngira ngo ugomba kuba muri fan club y'abafana ba Arsenal umuyobozi wacu ni Bigango Valentin muramuzi muri Korali Kigali ndetse no muri Ferwacy cyane so kaba n'umunyamigera ariko kaba n'umunyamigera kaba umwe mu bantu bafite uruhare rukomeye cyane mu mukino wa karatano mu Rwanda Sensei kabisa Bigango ni umuntu ukomeye cyane muri siporo hano mu Rwanda. Twamaze rero kusinyana na Arsenal ubundi no gukora parade tukazazenguruka umujyi wa Kigali. Bigango ambwiye yuko bari bamaze kwandikira umujyi wa Kigali ndetse ni na polisi kugira ngo urumva birasaba nyine guherekeza abantu neza confirmation ubwo nisohoka mu kanya nyine izo nzego biraba ari sawa baraza kubatangariza aho bazanyura hatandukanye ubundi tuzasoza dutambagira kiriya kiraro cyo muri Kigali Universe ariko twambaye jezi za Arsenal of course turi muri parade hanyuma twinjiye muri Kigali Universe ubundi nyine turebe match so ni ibintu bizaba biryoshye no bazayikora ryari kwa gatandatu ku cyumweru ni umunsi wacu turashaka gufata umunsi wo ku cyumweru ukaba ari umunsi wa Arsenal ku isi yose ntabwo ari mu Rwanda gusa kuko bigize mu Rwanda gusa waberengagije ko Arsenal ubwo n'ubundi twinjiye makuru imikino ariko nabonye Arsenal yateguje abakunzi bayo biranda niko izakora parade ku cyumweru parade y'igikombe ko bari bavuze ngo bazabishyira kwa mbere twatwaye na Champions League siko bavuga ngo babitereke kuri 31 oya Arsenal yabitangaje ku cyumweru Samuel rero tuzabikorera rimwe ni ku cyumweru mbere yuko bakina n'ikipe ya Crystal Palace bitegura gukina na Palace urumva impamvu babikoze gutya kubera ko igikombe kizatangirwa hanze ya Emirates ariko si hanze ya London kubera ko nyine n'ubundi ari kwa Palace ariko n'ubundi ni mu mujyi wa Londres ntabwo bizagora nyine abafana ba Arsenal gukora iyo parade mbere yuko bareba match yabo ya nyuma babakomera amashyi ubwo n'ubundi parade rega zikorwa mu igihe kirekire no ngo bavuze batereka tube tuyikoze ariko ubwo wenda baramutse banatwaye wenda Champions League nawe yahakorwa indi bakabifatira hamwe none bagaserebura ibikombe b'icyari bazakora ku cyumweru no gutambagira batarabaho igikombe nyuma bazareba umupira babaho igikombe guserebura igikombe bizagira ikindi gihe cyabyo niyo mpamvu bavugaga ngo guserebura igikombe bazarindira tuve ni Budapest twatwaye ikindi bibe bibiri noneho duhite tubikorera rimwe byose ku itariki 31 kavuga Budapest mugaseka ako rugangura iyo nseko yawe atse n'urimo guseka araseka iki inseko ye yo kuninura ibyo bintu bidashimishije birashimishije yarwo nzazamo n'urwo i Kigali n'ubundi nyine niko bimeze ariko hanini arenza abanje kwirebera bari abatemba nshyucyo ba Arsenal nabonye hazindi muhe zihari gahunda rero nuko zenstaye ko bahari ariko abafana ba Arsenal bahize nabonye babonye Arsenal irakunzwe cyane amakampani yamenyemo amafaranga muri yo parade yavuze ati twebwe tuzaba turi kumwe Gaël aravuga ati umufana wese wa Arsenal mu Rwanda uzahakandagira ati ngewe nzamuhereza icyo kunywa cya mbere cy'ubu nzabamenya bose cyane naraye mu nama nk'ijana ewana avuga ati ntukore ikosa wowe ndabizi ukunda amafaranga ati ubwo urashaka guhenda abantu birikinge ifite amafaranga mwana we murabizanamo ubwo butindi bwawe nituba duhari nzatanikozeho uruganda genda hereza abantu binywere birire amafaranga nzazana nzayasubizayo Gaël azaba aryamye Budapest yagiye kureba finale ya Arsenal ngo rero mu by'ukuri mu bigaragara turetse kubeshya muri kafana Arsenal bishime mureke bishime hari abantu mbona bashaka kubigira ngo vari ngo yaraduhetse na vari yaduhetse nago twarabaye aba gatatu incuro ebyiri na twarabaye aba kabiri
inshuro 3 zikurikiranya ibe imyaka 3 heruka tuba aba kabiri ntawigeze atuvugira ngo vetari Arsenal iri kuba ya kabiri ariko ikipe ibaye ya mbere hari ukuntu ashaka kuba bayihuhiyemo barategereje inshuro tubaye abambere nibwo mwibutse ko vari yaje vari mwibutse ariko Arsenal twagikombe iriya twabaga bakabiri ko nabonye iriya baruwa izabaga izambere zayekwa iriya baruwa ituroringa iriya baruwa ituroringa niyo ya iriho ituma abantu bongera kwibutsa abantu ibyabaye mwayibonye iriya baruwa turoringa nyine Arsenal nayibonye ariko nyine urumva n'utwo tuntu baherewe kandi noneho hari n'abandi bantu bagiye bigaruka nka Drogba nawe yanabonye yabivuzeho urumva muri legend wa Chelsea ibaruwa yaje ishimira abasifuzi ba Chris Kavanagh urumva ba Chris Kavanagh ishimira urumva ishimira David Moyes kuri match ya Everton nta kibazo urumva intwaje cyane shimira ba Gehi bitego bagiye batanga abo bashimira ariko ibyavari ni urumva ubwo of course bashimira nyine na boss wa Pidgimol nyine abakinyi banye nsigaranye season ni babiri uwa mbere yitwa Thierry Barry akinira Everton oya uriya mutoya uramwazamukira agastatike akwiye wa kabiri yitwa Junior Krupi mwana umufaransa ako Faransa bakunda Arsenal bombi n'abafaransa bakiri bato kwa mukeba na Gehini wacu kuko Gehiri ya Inarive yasubije nyuma iriya niyo yahinduye ibintu iriya bose waraye ya Gehini yahinduye ibintu yarageraga kugera terezo Man City kuri ya match ya Everton kanago byari koro iriya match ni duhaye igikombe match sinenge bituma akina na Bournemouth bavati n'ubundi amahirwe ni makeya ntago bari bakifite mu biganza byabo ariko biraryoshye kubona rwose uburyo abakeba bacu bamaniye bababaye nabyo tubyishimire kimwe mu bintu muri Afrika niko bigenda bishimisha kurushaho babibaza hano muri Afrika yo yishimye abafite n'umwanzi agomba gushyiraho intuza agomba gushyiraho agatuza ngira ngo wajya kubibona mu byaro kera umwana arangizaga kwiga nk'ibutare muri graduation umubyeyi we ati rwose umwana nubwo hari abantu batabyifuzaga ariko turashima Imana ko ashoje abo bantu bakiremo iki mama turishimira ko ari wenyine mu murenge ugiye kwiga ngo urishimira ko abandi batasoje natwe Arsenal rero turishimira igikombe ariko turishima ko Man U nawe yababaye nayo itagitwa hanyuma turajya muri celebration za Arsenal ndetse na reaction z'abakinnyi batandukanye n'abantu batandukanye ariko icyagaragaye ku munsi w'ejo tegerejwe kwa gatandatu zabane kumwe n'ibitangazamakuru n'abakobwa beza mu gihugu kwa gatandatu n'injoro tegerejwe yanjye ku giti cyane ndashaka kwisabira uburenganzira twamaze kuvugana n'abakobwa beza 20 mu gihugu bahiga abandi barimo n'ababasireye kwini beza cyane tuzahagurikira hariya ku isoko rya Kimironko bw'ibitangazamakuru bizabihari turabanza tubisabira uburenganzira nzayikora parade nge nzayikora yindi imyambaro se yavugaga Ruvuyanga kandi ari byo ngomba gukora nge ngomba gukora parade ngomba gukora parade nje polisi ni mu burenganzira ngenda akora parade utamba iri kumwe n'abakobwa kuko sinajya mu muhanda wa leta ngo mfata abantu 20 cyangwa 30 taxeri bakure Kimironko mbagize mu mujyi ndafite uruhushya rwa polisi sa makosa se cyangwa ibyo wajya ngo ni imyigaragambyo mureke nsa uburenganzira polisi hanyuma dufate gahunda dukora parade ubwo zava ko uruhushya rubuza amaherezo ariko mu gihe narabona uruhushya reka tube tugendeye muri parade ko kwambara ubusiku n'abakobwa urwo ruhushya ruhabwa ntarwo ngiye mbona ubwo nindubura rero ntazagira undenganya icyo gihe nagurya ikosa ryaba ari ibyanjye hanyuma ibyo navugaga na Regani nabonye mu by'ukuri Arsenal muri cya gikundiro Ebene twavuze ko tuvugana ku munsi wera avuga ati ikipe ikunzwe uyibone twaye igikombe mu by'ukuri ni hirya no hino ku isi ama reaction atandukanye we namereye habuno hakurya muri Uganda CDF wa Uganda we yavuze yuko ngo abantu bashimwe inzego z'umutekano bakwiriye gufunga umufana wa Arsenal urimo kwishimira Arsenal igikombe ngo kuki batishimiye Vipers ngo barimo kwishimira igikombe cya Arsenal anaza kaunti niye koko niye nyine kabonye ariko Vipers ibikombe byose yatwaye ati ko mutagiye mu mihanda ya surse ntabwo yizeye neza kunyisasa bya bintu se ariko ariko urarana natebye cyane byanashoboka ko namuntu ukunda gutebya ariko buri ababikora ganira ntabwo kuri fande kayigena rugaba ntabwo byatungura naho ngo n'umunye n'umuntu umenyereye mu gutebya no
no kujya against ibintu abantu bose basariye ukabona ntabwo yayagaye cyangwa ntabwo yabisha amaduki we niko ameze ariko wenda usibye na Kaineruga bamuhoze afande navuga yuko abakinnyi akenshi bakiniye Arsenal niriwe ejo nkurikira bahinduye ama equipe bamwe batagikina abandi bagikina bagiye bakongurukiratinga Arsenal nabonye nka Sanchez yatanze ubutumwa buheza Arsenal Sanchez yatanze ubutumwa n'umukinnyi ukinira Arsenal avuye muri FC Barcelona ariko urumva ko umutima we ari Arsenal cyane kubera ko nakina ikipe ya Manchester United ariko urebye uburyo mu by'ukuri yavuganaga ama emotion ashimira Arsenal cyane ku gikombe itwaye nyuma y'imyaka 22 biragaragaza uburyo nabo wenda bakirukanse inyuma cyangwa se bagishatse bikarangira batakibonye muri iriya myaka yabo na ba Mesut Ozil ba Danny Welbeck murabyuka ko Arsenal itwarwa igikombe na Leicester City muri 2016 byagaragaraga ko kurikije swadi bari bafite byarashoboka cyane ko bakayukana igikombe cya champion icyo gihe bari bahanganye n'ikipe Leicester iturutse from nowhere nta muntu yizi bavuga bati iki kirashoboka kubera ko amakipe nka za Man City nibwo yarakiyubaka aribwo Pep cyagera za Liverpool bikigoye cyane na za Man U bigaragara ko Arsenal imeze neza ariko birangira igikombe kigiye kandi baze ko icyo gihe Leicester gitwara buri Arsenal niyo kipe yonyine yatsinze Leicester City imikino yombi ubanza no kwishyura ukwishyura bibuka ibitego 2-1 pass ya Mesut Ozil Danny Welbeck ashyiramo igitego ariko birangira batagitwaye nyine ubwo n'icyo navuga kuri Sanchez rero yishimiye mu by'ukuri kuba iyi swadi y'iki gihe irimo abakinnyi bigaragara ko bakiri bato abakinnyi bataragira byinshi wenda bagezeho mu buzima bwabo bagitwaye bashimira nabonye Thierry umwe mu bapunditi mu by'ukuri bigaragara ko aharyamye hose abatekereza Arsenal nigeze kumubona ariho avugana na Bukayo Saka Arsenal gikoramo Atletico uburyo yahamagaye Bukayo agiye kumubaza muri post match interview ubonaga ko rwose emotion zose ubwo rero no ku munsi w'ejo Arsenal gitwara igikombe cya champion mu by'ukuri ari mu bishimiye iki gikombe ntegereje ikiganiro cya mbere azakora kuri CBS byanze bikunze azavuga kuri Arsenal emotions zaba ari zose ubwo rero mu by'ukuri imihanda itandukanye yose bakomeje kwifuriza Arsenal insinzi abantu babonye video nziza cyane y'abakinnyi ba Arsenal mu gitondo cya kare bari bakibereye mu muhanda biragaragara ko igikombe bakishimiye Bukayo yambaye ishati ndende yayidegaje n'ikintu cy'igikabutura rwose ameze nk'umuraro ku muhanda n'ingofero nk'iya Axel n'ingofero iyo ni flat cap iyo ni flat ku niza kunda kwiyambarira ntabwo nari nzi ko nyine n'abakinnyi izi za Axel zirahenda cyane izi za Hugo Boss izi ni marque zikomeye cyane Axel Hugo Boss ni Faransa urucabana Faransa cyane izi ni marque ziba zikomeye cyane izi ni ingofero usanga zigura nk'amadolari $120 ingofero gusa Seri yari yagiye yicara ahantu yambara ka jezi ka GVC abantu barize hoze yambika Arsenal nameze nk'ubitse umutwe ubona ko tabyumva pe emotion ari zose ntacyo kuvuga zirasigaranye Thierry byamisa nk'ibyamu aricere gutekereza ati cyatwawe yavuze neza aba bajene nakunze n'uburyo na Vieira yise yitiza izina Thierry yise aba basore bakoze aya mateka mu ikipe ya Arsenal Thierry niwe wazanye izina ryo kubita ngo ni unforgettables kuko abambere ba Thierry ari nyine na ba Patrick Vieira bo bari the invisibles cyangwa se navuga ni nk'abadashobora kumenerwamo ku invisibles Axel ni nk'abagutsindwa ni nk'abadatsindwa ni nabyo nyine kuko bamaze ise zose badatsinzwe muri match 38 icyo gihe babashije kunganya mu match 12 batsinda match 26 aba rero Thierry yabise the unforgettables cyangwa se abatazibagirana ni nabyo koko kubera yuko bongeye kugarura igikombe nyuma y'iyo myaka yose isubije ubwenge rero inyuma urayibona ko ba Thierry koko cyari igihe kinini cyane bategereje ba Patrick Vieira n'abandi bakunzi ba Arsenal bose iyo umuntu wese ashaka kwisanisha n'icyo gihe agarura ubwenge akazajya yibuka ahantu yarari nibwo wumva yuko byari bikomeye cyane nge nigaga mu wa 4 primaire Arsenal twari igikombe nimwe muri saison narebye zose uko zakabaye nigaga mu wa 4 primaire Iberi wari uri mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri wari mu wa kabiri Ruvuyanga nawe yarari nkaho ngaho muri za 4e 5e aho ngaho twese twari primaire wari mu wa gatanu Rugangwa nawe yatararangiza primaire wari nka 6e yararangije Rugangwa wari muri university mu wa mbere yari muri secondaire ni muri secondaire mu padiri mu wa mbere ariko 2003 nene mu wa kabiri nibi erega nibi mu wa kabiri 2003 senior uravuga iki wari warazamutse kandi mu padiri kuri we rero generation yabashari kumwarangirije muri Axel ubwo ko yabonye igikombe cy'isi cyane n'umunani oya nibyo kubera ko
ibyo avuga nibyo kubera ko urumva ikizageze ko nabireberaga mu rugo urumva nabaga mbizi ngewe wigaga n'ubundi utaha ntago najyaga wenda ngo kuvumba hirya no hino haragira ibinshinga byose nabikurikiraniraga nibereye mu rugo cyane niryamiye ngewe urumva ni kera cyane ku buryo abantu bose nta muntu n'umwe hari abantu turi kuvugana ubu bari mu kazi bakora batari bakavutse bavutse za 2005 cyangwa se za 2003 navuga ngo batashoboraga kureba umupira ngo bamenye ibyo ari byo nibyo wamugane urumva rero ni igihe mu by'ukuri abantu bakwiye kutwumva abafana ba Arsenal bari kuvuga ngo mwabikabirije cyane ngo namwe ngo mwabigize ibyahatari ndetse cyane wibyoroshya kandi sinzi impamvu ibyishimo abantu batumva yuko ari ikintu umuntu akwiye nyine gufata mu gihe abibonye akenjoying your moments naho zambibwira regogana kwizigira iyi sezo yose beriwe twakunze gukorana muri iyo minsi yo kwa mbere nkayababwira nti reka twenjoying these moments uzi impamvu ntituze niba zizagaruka vuba arigeze zitagaruka vuba mani imaze imyaka 14 Ruvuyanga irabitegereje ubu niyo turi kubarira birayikomeranye reka rero mu gihe umuntu yishimye yegame yishimye arigiye umwaka utaha watubera nk'uwa Arne Slot kuri Liverpool wari batwaye igikombe ubwo bukuza muri eshanu za Dafatiranya kagahengo wirye ku bantu sebwo wazakwazongera kubona ikintu ukora n'udo poste twa hato na hato mwabonye amafaranga Arsenal bavuga ko ishobora kwinjiza namara gukora imibare neza 770 iyi sezo yego miliyoni 770 bagiye babi detaya bagerageza kuvuga aho ayo mafaranga ashobora kuba yaravuye nko wenda urugero rwa hafi tufashe nk'amafaranga Arsenal yagurishije mu myambaro yayo gusa irafata umwanya wa kabiri mu Bwongereza mu myambaro ya Arsenal gusa muri iyi saison yagurishije imyambaro ifite agaciro ka miliyoni 145 z'amapound ni ya kabiri yakurikira Mani Mani nabwo nubwo imyaka igenda yicumacuma ariko nayo ni ikipe y'ubukombe ko Mani niyo yabaye ya mbere miliyoni 170 niyo bakuye muri jezi za Mani Arsenal gakabarero na miliyoni 145 ku mwanya wa kabiri hanyuma bakavuga yuko deal yabo na Didas babahayemo miliyoni 75 hanyuma ibyo bita cyo bita short partnership nabango babantu baba bafite amasezerano y'igihe kigufi yego hano muri inkuru y'uyu muvandimwe yagarutse no ku masezerano n'u Rwanda kuri cyo bita sleeve sponsor avuga izo miliyoni 10 arongera avugamo izindi miliyoni 60 bagiye babidetaya gutyo ukagenda ushyiramo amafaranga bakuye muri Champions League ayo bakuye yose bateranya biragenda bikagera muri miliyoni 770 uziko nabonye inkuru ya Sky ivuga ko Arsenal itwara Champions League niyo kipe yo ku mugabane w'Uburayi yo mu Bwongereza izafite yarakoreye amafaranga menshi kurusha izindi zose bavuga yuko nyine ari nayo urebye ubwo dutandukanye ibintu abantu byo Veneza Axel Ruvuyanga bari hari icyo bita most valuable club nuko ngo ikipe ihenze uramutse uyishyize ku isoko ngo uyigurishe ntabwo ari Arsenal mu Bwongereza ntabwo ariyo ya mbere ariko ibyo bitandukanye no kuvuga ngo ikipe yakoreye cash nyinshi nibyo Axel yavuga donc yinjije cyane muri uwo mwaka iyo rero bagiye no kureba ibijyanye na financial fair play bita bishyira Arsenal muri position nziza yuko yemerewe gushora miliyoni 300 kandi ushize nabwo yari yashobora 25 in other words kubera ko izaba yakoreye amafaranga menshi yemerewe guspending amafaranga menshi kurusha ikipe zose zo mu Bwongereza ku buryo muri financial fair play yemerewe kugeza miliyoni 300 izazica noneho rero niyo byo nkubwira uwo bita Stan Kroenke boss wa Arsenal yanditse icyo bita notes cyangwa se ni nk'ubutumwa bugufi yageneye abafana ba Arsenal mbere yo bakina na Bande ashaka kubabwira nyine avuga uko byagenda kose twatwara igikombe cya tutagiye twarumva icyo gihe bari bataragitwara ko bari batarakina na Bande kandi nanone cyane Axel umve ukuntu aba bagabo babakire bavuga ibintu bike ariko biba bitanga icyizere yaravuze ngo muri notes yaravuze ngo wherever this month of May take us bango aho uku kwezi kwa gatanu kwaba kutwerekeza kutujyana aho bishyira nyine muri kwezi kwa gatanu we will not stop when the season ends
ati ntago tuzahagarara nubwo shampiyona cyangwa se season izaba irangiye mu mpera za saison. We are always forward in our approach. Ati buri gihe tuba dutekereza kureba uburyo twakomeza gutera imbere no gukomeza gushyiramo imbaraga mu mishinga yacu iri imbere. Taking the runnings as we go. Avuga ati ni ugukomeza uko dukomeza kugenda, uko iminsi ikomeza kugenda yicuma, uko dukomeza kugenda dukina imikino igiye itandukanye, twitabira ibikombe wenda bitandukanye, niko tugomba kujyana nabyo. Tugira amasomo tubikuramo tukajyana nabyo tugira ngo dukomeze gutera imbere. Yashobora kuvuga ngo we remain focused on raising the standard. Avuga ati twebwe ikintu kibanze cy'ingenzi tuzaguma twitaho no kugerageza kuzamura nabyitaga urwego agati cyangwa kuzamura urwego yego rwacu. Creating the possible environment for our players and people to succeed. Avuga ati tuzagerageza kureba uburyo abakinnyi bacu n'abakozi bacu twagerageza kubafata neza, kubaha ibishoboka byose kugira ngo bakomeze muri uwo mujyi wo gutsinda. Yashoje avuga ngo we will elevate the unity that exists between the club and the community. Cyane ati tuzakomeza kuzamura ubwo bumwe buri hagati y'ikipe yacu, club yacu n'abafana n'abakunzi nyine bayo hirya no hino ku isi. Zandani rero zikavuga yuko Ruvuyanga ngo bamaze kubwira Arteta no bita Andrea Berta bati musabe icyo mushaka muzagitwara. Ibizabera i Budapest mbembe bwa abafana ba Arsenal nta kintu bizahungabanya ku mishinga yo kubaka Arsenal ikomeye umwaka utaha, kuko intego nyamukuru yari ihari. Umushinga twaganiriye ejo ntari busubiremo wa Trust the Process yamanukaga ikagiramo agace kitwa the win window, no kuvuga igihe dukwiye kuzatwarira igikombe. Projection yacu yari uyu mwaka cyangwa umwaka utaha, ndetse iyo harvesting season twayigezemo, umwaka wo gusarura twawugezemo, umwaka wo gutwara igikombe twawubonye. Iyo ntego rero kuko yatangiye gutegurwa 2020 kabagezweho, babwira Arteta bati nta mpamvu n'ubundi yo guhagarara nk'uko abivuze. Dukwiye kongeramo amafaranga, dukwiye kongeramo abandi bakinnyi beza. Niyo mpamvu muri kumva amazina y'abakinnyi, ukumva nk'umwana witwa Fernandes, uyu mwana w'umumediateri mwiza cyane wo muri West Ham, baramubonye umwana ushije igitego kuri Arsenal, nawe no gushimirwa. Nawe n'umwe mu bashimirwa cyane, nawe tukaramukunze cyane. Uriya mwana ari kuri shortlist ya Arsenal. Sandro Tonali ni Sandro Tonali amaze igihe bamuvuga, wari kuri shortlist kubera ku mwanya wa Zubimendi ntago wadukundiye. Erega na Varaskelia yamwaramuvuze cyane kuko iriya couloir tugomba kurekura umuntu yitwa Trossard arakuze. Turamushimira adufashe Trossard set igitego adutsine West Ham, ariko Trossard tugomba kumureka za nabonye za Galatasaray ziri kwishyushya nizize rwose turamubaha. Martinelli se bane muzareko cyane Martinelli no muzareko Martinelli ni atagenda ariko nta kurumva ntago umukinnyi tukizeye cyane mu buryo bw'imikino. Kivica barashaka ba Anthony Gordon, bariho bashaka abakinnyi baza gukavaringa rura ruhande. Umukinnyi w'indyo mbese umuwinga ari kukinisha indyo cyane. Anthony Gordon cyangwa Varaskelia wa Paris Saint-Germain na rutayizamu Julian Alvarez ba Victor Osimhen bari kuri shortlist. Twebwe ubundi gahunda ngo yari no kugura abakinnyi byibura ngo hagati ya 3 cyangwa 4 miliyoni 300 zikaba ziri ku isoko. Ikizaba gishimishije rero nuko ikipe abantu nuko umupira bawureba bakazajya banyanga ikipe iri mu gihe cyayo, nuko abantu bari kubona Arsenal yatwaye igikombe. Arsenal yinjiye mu gihe yinjiye muri era yo kudomina. Kubera iki? Uzi muri yo project yitwa the winning window, muri ako gashinga muri yo Trust the Process, icyo kwitaga winning window cyangwa se aho bari barakoze, aho bavuga ngo ni idirishya ryo gutangira gutsinda igihe Arsenal yabonaga intsinzi zayo. Dore ahantu zishingiye kukuba Arteta yarabaze we nabo bakoranye project, baravuga ngo 2026 Kevin De Bruyne azaba yaravuye muri Man City, Bernardo Silva azaba yaravuye muri Man City, umukinnyi witwa Ruben Diaz azaba yarashaje. Baravuga bati umukinnyi Kyle Walker azaba yaravuye muri Man City, ba John Stones bazaba bari kuva muri Man City. Arangije aravuga ngo abo nibo key players mu ikipe ya Manchester City niba babashaje na ba Rodri nyine ubona nta mbaraga bagifite. Icyo gihe Guardiola azaba agiye gukora icyo bita phase ya transition. Arteta aravuga ngo ubaze ibintu naganiriye na Guardiola aramubwiye ngo aza muri Man City ngo yaganiriye n'abaherwe be bamuga ko bazakora icyo bita umushinga a decade to dominate, imyaka 10 yo kudomina. Guardiola yaje 2016 ubu turi 2026
iyo ni imyaka 10 byasaga no kuvuga ngo uyu mugabo azaba ashoje igihe yari yarihaye muri Man City cy'imyaka 10 kandi impamvu atazemera kujya muri rebuilding phase ngo bubake indi generation nuko abakinnyi b'ingenzi bose bazaba baramufashe kugera ku bigo bazaba bashoje. Arteta akavuga ngo nge ningura abakinnyi bakiri bato b'imyaka 22 n'umwe n'itatu ubwo turi 2020 ari kubagura icyo gihe Man City izaba iri gusenyuka iri kugwa njewe abanje bazaba bageze mu myaka myiza yo gukina 27 26 28 aravuga ati icyo gihe nicyo gihe natwe tuzaba dukomeye. Ahita bara no kuri Liverpool nawe yari ikomeye muri ibyo 2020 urabyibuka avuga ngo turi 2020 Liverpool nibyo irakomeye ariko Mohamed Salah, Sadio Mane, Virgil, Alisson Becker, Firmino ntabwo bazaba bakiri abakinnyi wagenderaho. Liverpool nayo izaba igiye muri phase ya rebuilding phase nayo izaba igiye kongera kugura abakinnyi bashya kuko mu bakinnyi muri ikipe ibifitemo key players ku buryo iyo baviriyemo rimwe cyangwa iyo bavuyemo kubasimbuza biragora bisaba kongera gufata nk'imyaka 2. Arteta rero turi mu myaka byibura 3 yo kudomina nango guhera kujya nka 2030 tugiye kuzajya dushora amafaranga zirimo ziriyubaka sivuze ko umwaka utaha Arsenal izatwara shampiyona ariko muri utu dukombe ducarashara mu Bwongereza nzahubuzamo agakombe iyi myaka kujya 2030 kuri la generation y'abakinnyi bato ngifite ereka abakinnyi banje ni bato babukayo ni bato ba Saliba ni bato muzamu wanje ni muto mediateri banje ba Declan Rice baracyari bato kandi ngiye gushyiramo indi miriro nta kibazo mfite dufite indi myaka myiza abafana ba Arsenal mwitegura yo kuba tuzajya byibura tugira akantu dukora kitwa gakombe kugera nka 2030 nabyo ntabwo tuzajya muri rebuilding phase bashaje. Arsenal irahereza amasezerano Mikel Arteta reka tubiganeho ni muri babaje ariko abafana ba Mane bakomeza kwihangana reka dufata akaruhuko.